uwo mupfumu ndamwizeye bihagije iyo agukubise umutima none ukawukubita ku gitenge umugabo agukurikira butaha nawe usore narumikoreseraga umupira nta muntu wajya guhugaruka ukancumbikira ubu ngiye gucumbikisha kandi koko nari nabihaye ubuse ko waronsiganye umwana wabonaga azatungwa n'amabuye nta mata wansigiye nta n'ikindi kintu nta kuvuga ngo uransigira imbuto ngo barangiza ngo uravuga ngo naragurishije ahubwo se wowe kubona yataba ari ukujya amahubwo umuntu arakubwira ngo kugurisha se bwumva kugurisha se ni ibiki icyo twamubwiye se ngo tumuhe amafaranga ayongera ayafite ajya kugura akabyanga aha ndumbu ubwo se nazaba yaritwaye nabi nzarumegiwe umugore wawe abikoze ntawe ubundi umuvuramitse umukankunde atababara se yabigenza ati umubyeyi aca inkoni zambi Uyirebere mbonye hari n'urutoki urahari ampaye dore ngiyi nzu asa ukuntu ingana hepfo hari n'ibyumba ni ahangaha hose hameze neza ntabwo twavogera ibyumba cyane harimo umupangayi none ndabona ko inzu ibamo abantu ibamo abantu bose none se ibikoresho byose se nyirabyo azabikuramo nurangiza nzashyiramo ibyanjye nyirabyo azavanamo ibye hanyuma ngiye ariko namusabye ko ino shusho yazayirekeramo wenda nkanayimwishyura bibaye ngombwa n'iyi akayireka navuze ko ikintu cy'amashusho cyo wazaba cyihoreye ariko rero ibikoresho n'ibindi bigize bibaye ngombwa n'izi ntebe azazigura nazo azazimuka tuzabivugana rwose reba kuri wa muhungu reba kuri tuzabivugana nawe wa mugari rwose inyubako rwose irasobanutse ubona munsi y'urugo irakomeye n'aya mapira nakubwiraga dore nkayo n'imbuto soni azajya arya ariko uzabigira ibanga uzahita ubivuga bene ntuza bahita bahatwara ubyerekana n'uriya ntuza ubu umugore wawe ntabwo uzahita umubwira uzamubwira uvuye mu Burusiya nk'uko naringize ngo ni ukubasure kundi iyo ari ukukwegera ushaka reka nzi rwose nta kibazo hari ikindi ushaka kumbwira se ntumusebe kuba mbona wagiye kure yacu wakunze kugendana na muzehe gusa kugira ngo twe ntabwo twibuka nabibuka se abantu tubana numva nakwibagirwa umuntu gute kandi mbana nawe buri munsi ahubwo shari akantu ushaka kukubwira ntagake kandi ubyemere rwose ni inyungu zanjye nawe n'umwana wacu uko nshaka kumenya nyine ko ngiye gusubira mu Burusiya kujya kugira ute ngiye gusubira mu Burusiya ko narumiwe koko ugiye gusubira mu Burusiya kuko habaye urabona nyine nzamwifashe njyenyine nanjye se cyo sibyo ndi gutekereza urabona nzabaho ubuzima bwo kuba kwa data bukwe kugeza ryari mase za frigo wambwiraga na byandi byose byaguye amazi wabizanye ubonye tuguhagije none ngo uraho turagiye ariko uracyari wa wundi ntujye uhinduka ngo muranampagije ahubwo nzagenda ejo icyo nzi cyo nuko nzagaruka kandi nkabana nawe uragenda ejo wenda ahangari yaje kumbwira ko uzagaruka tukabana wenda bwo murampagije ntegereze wenda sinzi gusa wenda njye mfite ubwako uzaba yigire mu bandi bagore nta bandi bagore usibye umutima wawe hari sinzi njye kukubwira ngo ngiye gushakisha nzagaruke nshaka aho tuba tubane ntago ariko waheraho uvuga ngo murampagije gute se reka ntegereze da nuko ndategereza turanye nahewe ndagenda ejo mu gitondo kuko ntago nabyihanganira kuvuga ngo murampagije akorege none se ubwo wowe urumva ngiye ntari mukuru byo ndimo kubwira soni ujye unyumvira nyoko ujye unyumvira ngo barampagije murampagije sha bana we
nabikubwiraga cyagiye rero umva ejo nafata urugendo agenda nkajya gushakisha ubuzima areba ko nazagaruka nkatunga umugore wanjye n'abana tutaba kwa databuka. ese Hogoza we mwabyumvikanyeho neza ku buryo nta kibazo? Hogoza twabivuganyeho bose pe nta kibazo gihari, keretse wenda niba yaba afite ikibazo ngo yambwira. ndumva nta kibazo gihari kubera ko uzaba ugiye gushaka ibizatunga umuryango da. Rwose ngiye gushaka ibitunga umuryango, nkareba ko n'umwana wacu twamuteganyiriza, tukareba ko yazatangirira hasi, afite amaje kugira imyaka 2 n'igice, tukareba ko twatangira tumwigisha neza mu myaka 3 mu ishuri ryiza. Ubu nibyo ngiye guharanira, kandi tukaba ahantu heza rwose, twongera tukagira urugo rwiza ngiye naho gusa. Ukajya Imana yose tumaje kumenyerana, ariko usigiye irungu pe. We musaza rwose nawe ngusigiye umugore mutoya, muri aba mukecuru najya nanirwa Sonia azajya rwose agira nta kibazo. Sinjya numva ngo mubita abagore banyu babuzukuru ngo mubita abagore, abasaza namwe murasetsa ye. None so wagize ngo umuco ni ngombwa da bamungane. Nakundi none ngo irungu ryo ntajyo naho Hogoza arahari. Sirateganya se kuzagaruka ryari ngo ntuzanaza tuzashaka n'agacupa. Murara bateganye n'igitoki uzagaruka wene mu gihe kingari gitoya cyane igihe kirekire. Ni mbona biciyemo rwose nabonye ubuzima, ntabwo nzatindayo nanjye nzaza kuko nshaka kubaka umuryango wanjye. Areba ko nakongera nkajya ngira urugo, nkajya nsurwa, mukajya munsura iwanjye rwose pe. Nibyo nishakira, nshaka kujya gushaka ibitunguru ko nabesha umuryango wanjye, nanjye nkagira iwanjye, nkongera nkagira urugo, nkaba umugabo rega utaha mu rugo. Haya nibundi wacyara umugabo. Ariko twumvikane akazi kagenda hajyaho n'abandi bakobwa beza. Simbizi Hogo ugomba kuzamenya icyo namwe uzakundotira disi Hogoza wanjye, uzahora uri mwiza imbere yanjye. Ugomba kuzamenya icyo kujyanye. Abandi bagomba kuba bari munsi y'ikirenge cyanjye, wowe uri hejuru yanjye y'ikirenge. Rero humura, nzajya mugendana, ntabwo nzajya mukandagira, uzagenda hejuru y'ikirenge cyanjye, abandi bo nzajya mbanyuka hasi. Ntacyo tubitega amaso. Tubitega amaso humura. Ako nawe ndabizi ko kuba kure y'umukunzi isa no kubika igikombe cy'ubuki mu cyumba cy'abana. Ubu sinzagenda abana bakabwirira. Doramenye nibere ngoro usomubira hakiri kare ko wenda sige mbona imico ye. Tuzagira ikibazo nawe sayo tugenda tubikora. Nta kibazo Hogoza ndamwizera, burya ngiye maje kumwizera. Uko byagenda kose Hogoza ni Hogoza, n'uwanjye nta wundi uzagusimbura disi Hogoza wanjye. Ndise ntuza mukankunda we, undi we yagiye hera. Mukecuru rero numvishe sinzi hano yavuze ngagiye kujya. Darawe Aramemuze bose urabona yuko izi nkwi zatugeza kure. Ubu nugaruka ntuzazisanga. Zazisanga suhe izikorera ajya birarya. Ariko ubu ni uko umugambi wacu twawugeze. Wahiye byarangiye. Uriya mugambi warangirije gushya na Hogoza yabyemeye. Nzi ko buriya Hogoza azatera ihane, agatera ihane. Ariko niyo yatera ihane nagenda, ntabwo nabyemera gusa nagenda. Oya umugambi wagizeho ibyo byihoreye. Ikigaragara cyo mukankunda n'ubwo ndabadakunda kuba hari sinzi ibyo barimo. Ibyo byihoreye ubundi baraza bazi Hogoza nta rurwana nibuzi buvunika n'imitwaro ubwatsi, uvunikane n'imitwaro y'amafumbire nibi by'inku bijyamo. Hogoza araza birebe. Mbasigiye udutwaro nka 3 hariya mu rugo. Hanyuma reka twiganire. Icyo nakubwira cyo ubwo bigenda ugiyemo, aho niko ibintu byose bigukura. Agenda uko kuzaza uvuga ikiruse byanya byo kandi ikizongeye kugucika bigaragaza uko Hogoza icyo akora. None ugomba kugiye kurinda abagore. Urabona yuko Hogoza amanje kubigukomoza bikwibutsa. Nawe ntajye kandi zagerageza mukumakuba ku buryo ntago asonje gusubira mu bubari. Habe naga musi uzankoresha icyo. Rwose abagore bo sinzigera na rimwe mbajyamo.
ndakurahiye abagore mbatumye kure. Ikindi Hogoza nagenda atuze, aba umwana mwiza, aba umukobwa, aba umugore ubereye urugo. Urumva njyewe n'ingaruka amakuru ye nzumva niyo azatuma mwigira icyizere kurushaho.